Rengera ubuzima igitabo cya kabiri igice cya 42. Kwisubiraho, kwiyanga no gukora. Imibereho ya Gikristo irenze uko benshi babitekereza. Ntabwo igizwe no kwihangana n'ubugwaneza n'ubugiraneza byonyine, ahubwo n'ubutwari n'imbaraga no kudatezuka birakenewe. Kunyura mu nzira Kristo atwereka no gutwarana uca mu magorwa no mu birushya bishaka abagabo n'abagore bakomeye. Abantu b'intarumikwa barakenewe. Abantu batarindira ko aho banyura hagomba kubanza guharurwa ngo inkomyi yose ibanze ivanweho. Abantu babasha kunganira abakozi batentebutse. Abantu bamwe mu bakora umurimo wa Gikristo ni abantu batagira umwuka w'Imana, bacibwa intege n'ubusa. Babuze umwuka w'imbaraga wo kubatera akanyabugabo. Abantu bashaka gutsinda ntibagomba kwimenyereza kugira ingeso yo kudatezuka gusa, ahubwo bagomba no kwimenyereza kugira ingeso yo gukorana umwete. Bamwe ntibafite imico ihamye. Intego zabo n'imigambi yabo ntibihamye, bihora bihindagurika. Izo ntege nke no guhora mu rungabangabo bikwiriye kurekwa. Imico ya Gikristo ikwiriye kuba imico irangwa n'ukuri guhamye, n'umuntu udahindurwa n'uburyarya, impongano cyangwa se gukangishwa. Abantu benshi bagera kuri bike kubera ko bagerageza bike. Biterwa n'impamvu imwe, ariyo kwisuzugura. Kristo yadutanzeho igiciro gikomeye, kandi kubera icyo giciro gikomeye yifuza ko twakwiha agaciro. Ntimukanyurwe no kugera ku rugero rwo hasi. Imana yaduhaye imbaraga zo gutekereza tugomba gukuza ngo zigere hejuru, zitunganywe, zibonezwe, zinozwe, kandi ngo zikoreshwe mu buryo buteza imbere ubwami bwe. Kwiga icyigisho cyo kwihesha icyubahiro. Nta muntu n'umwe ukwiriye kumera nk'imashini ngo akoreshwe n'ibitekerezo by'undi muntu. Imana yaduhaye ububasha bwo gutekereza no gukora. Kubwo gusaba Imana ubwenge, mubasha gushobora kwikorera imitwaro yanyu. Mukomere ku gaciro Imana yabahaye, ntimugakoreshe ibitekerezo by'abandi gusa. Ntimugatekereze ko mwigishijwe bihagije. Mugomba kwiga buri munsi kandi mukimenyereza gukoresha ubumenyi mwungutse. Icyo waba ukora cyose ugikore neza ushyizeho umwete, utsinde kamere yo gushaka gukora ibintu byoroshye gusa. Abantu bifuza gukora ibintu runaka gusa no guhembwa igihembo runaka gusa, bamwe bibwira ko bashobora gukora neza umurimo uwo ari wo wose batagombye kwigishwa. Siba Imana ihamagarira gukora umurimo wayo. Inyungu zabo bwite nizo bahozaho umutima. Abantu bashaka gukorera ijisho kandi bagakora gusa umurimo bahawe wonyine, ntabwo ari bo bazabwirwa aya magambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Hakenewe abakozi b'abanyambaraga bafite umurava kandi bakorana umwete, abakozi babasha gukora igikwiriye gukorwa cyose. Ibintu duhura nabyo ntibikwiriye kuduhindura. Ntidukwiriye kubyemerera kudutegeka. Abagabo n'abagore bafite imbaraga nyazo ni abahuye n'ibibabangamira bakarwana kandi bakajya mbere. Ingorane bahura nazo zibahindukira imigisha. Ingorane n'intambara bituma umuntu yiringira Imana kandi agashima, maze bigatuma arushaho kugira imbaraga. Kristo ntiyigeze akora umurimo udashyitse. Amanywa yose yarakoraga akaruha, maze amajoro akayakesha asenga Imana kugira ngo abone ubuntu bw'Imana kandi abashe kwihangana. Yatakambiraga Imana yo mu ijuru aboroga kandi abogoza amarira kugira ngo akomere kandi ahabwe imbaraga yo kurangiza umurimo we wo gushyira hejuru ikiremwa muntu. Yaravuze ati, mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Yohana igice cya 13 umurongo wa 15. Uko umuntu yakwiga impimbaza nyakuri. Paulo yaravuze ati, urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14. Icyo nicyo cyamuteraga imbaraga. Niba hari igihe yigeze gutentebuka, yarebye ku musaraba rimwe, bituma akomeza kujya mbere mu nzira yo kwiyanga. Yishingikirije cyane ku rukundo rw'Imana rwagaragarijwe mu gitambo cya Kristo, igitambo cyongera imbaraga mu bantu. Yavuze amagambo akabakaba ku mutima agira ati, kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, ukuntu yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 9. Muzi ko yari ari hejuru cyane maze agaca bugufi, akamanuka cyane akagera hasi yicisha bugufi. Nta gihe yigeze aruhuka kuva yava ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru kugeza ubwo yarinze abambwa ku musaraba. Paulo aduha inama agira ati, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamere y'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa, ajyana kamere y'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Paulo yarazi neza yuko abantu baramutse bitaye ku gitambo gitangaje cyatanzwe n'igikomangoma cyo mu ijuru, inarigi ibasha gutsembwa mu mutima burundu. Intumwa Paulo yakomeje gusobanura ingingo ku ngingo yuko dukwiriye gusobanukirwa cyane n'ukuntu Umukiza yamanutse cyane akicisha bugufi. Yabanje kudusobanurira umwanya Kristo yari afite mu ijuru. Yagaragaje ukuntu yiyambuye icyubahiro cye, akicisha bugufi cyane, agafata imibereho y'umuntu, akaganduka cyane, kugeza ubwo yemeye gupfa urupfu rw'abagome, urupfu rurusha izindi kubabaza.
ari rwo rupfu rwo ku musaraba. Mbese twatekereza iby'urwo rupfu tukabura kunezerwa, kandi tukibaza cyane ukuntu tutari abacu bwite ngo twigenge? Umukiza nk'uwo ntiwamukorera uhina amaboko cyangwa se nk'umudehera kubera inarijye. Kwisunga Imana kwe, kwicisha bugufi no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana byari muri we, nibyo bigomba kugaragara mu bigishwa be bose. Umugaragu w'Imana ukiranuka akora neza uko ashoboye kose, kuko iyo agenje atyo ariho ahesha icyubahiro umukiza we. Akora uko ashoboye kose kugira ngo yunguke ubwenge. Agira icyifuzo kimwe gusa, ari cyo guhesha ikuzo no kumukorera atizigamye. Umwana w'Imana nyawe ajya aho atumwe hose agatsinda inarijye, kandi akagira icyo yigomwa kugira ngo agire icyo akorera umucunguzi we.